There are moments in your life when the smartest thing you can do bagututse, bakurakaje, bakubwiye amagambo y'urukozasoni gusa, ariko se wakoze iki nyuma yo kumva ayo magambo yose? Wabasubije, nyuma yo kubasubiza wagaragaje intege nke zawe. Hari ibihe bimwe mu buzima bwawe aho ikintu cy'ubwenge ushobora gukora ari ugukomeza guceceka byonyine, si uko uba ufite intege nke, ahubwo ni uko uba ufite ubwenge buhagije bwo kumenya ko hari intambara zitsindwa mu ituze ndetse no mu guceceka. Umwanzi ahora atega imitego ashaka kukurakaza ndetse no gutuma wisobanura kenshi, wivuna cyangwa se ushaka kwerekana ko uri mu kuri, kandi igihe cyose uguye muri uwo mutego ukagwa mu mutego wo kuvuga cyane, uba wamaze gutsindwa tayari. Uyu munsi ugiye kumenya ibihe 7 bikomeye aho guceceka kwawe ari zahabu, atari zahabu gusa, ahubwo ari intwari ikomeye irwanya imigambi y'umwanzi. Dore ahantu hambere ugomba guceceka ukituriza iyo uri kugeragezwa cyangwa se igihe watezwe imitego. Iki nicyo gihe gikomeye cyane ushobora kunyuramo, igihe umuntu akubwiye cyangwa se agukoreye ikintu agamije kugutega umutego. Aha niho abakirisitu benshi batsindirwa. Umwanzi ntabwo ahora aza kukurwanya imbona nkubone, hari igihe akoresha abantu kugira ngo bagutege imitego. Ashobora gukoresha ibibazo, ibirego cyangwa se ibintu bituma ushaka kwisobanura ndetse no kwerekana ko uri mu kuri, ariko igihe ufashwe n'uwo mutego ukavuga cyane uba wamaze kuwugwamo. Yesu yahuye n'ibi ngibi igihe yahagararaga imbere ya Pilato. Muri Yohana 19:9 haravuga hati, Pilato yongeye kwinjira mu nzu y'urubanza abaza Yesu ati, uri w'iki gihugu? Ariko Yesu ntiyigeze amusubiza. Pilato yashakaga gutega Yesu umutego mu bibazo bye yari arimo, ariko Yesu yarazi ko guceceka kwe ari intwaro, ntiyari akeneye kuyirwanaho kuko yari azi ko se ari we ugenzura byose. Iyo uri kugeragezwa, ikintu kibi ushobora gukora ni ukugerageza kwerekana ko uri mu kuri. Guceceka kwawe kuvuga cyane kurusha amagambo yose wakoresha wirwanaho. Ni nk'ibyabaye kuri Nehemiya. Abanzi be bashatse kumushuka ngo ajye guhura nabo, bavuga ko bashaka kuganira, ariko Nehemiya yabonye ko ari umutego. Nehemiya 6:3 haravuga ati, ndimo gukora umurimo ukomeye, sinshobora kuwusiga ngo nje iwanyu. Ntiyagiye impaka, ntiyisobanuye, yakomeje gukora ibyo Imana yamuhamagariye gukora. Iyo utezwe umutego ntukawugwemo, ntukagerageze kwisobanura byinshi, ntukagerageze kwerekana ko uri umwere. Ceceka ureke Imana ikurwanirire. Imigani 17:28 iravuga iti, n'umupfapfa yacecetse yitwa umunyabwenge. Hari igihe guceceka kwawe ari ikimenyetso cy'uko wiringiye Imana kurusha uko wiringira ubushobozi bwawe bwo kwirwanaho. Dore ahantu hakabiri ugomba guceceka iyo uri kumwe n'abavuga ubupfapfa gusa. Imigani 23:9 iravuga iti, ntukavugire mu matwi y'umupfapfa kuko azasuzugura amagambo yawe y'ubwenge. Hari abantu batarabo gusesaguriraho amagambo yawe, ntabwo baba bashaka kukumva, baba bashaka impaka. Ntabwo baba bashaka ubwenge, baba bashaka amakimbirane gusa. Iyo ugiye impaka n'umupfapfa, nawe uba uhindutse nk'umupfapfa. Umupfapfa si umuntu udafite ubwenge bwo kwiga, ni umuntu wanga kwakira ubwenge. Wamuha ibisobanuro bisobanutse neza, ariko akagoreka amagambo yawe, agaseka ibyo uvuga kandi akagutera kwicuza nyuma yo kuba wavuze ibyo byose. Mu migani 26:4 iravuga iti, ntugasubize umupfapfa ukurikije ubupfapfa bwe. Hari intambara zitagomba kurwanwa. Guceceka imbere y'umupfapfa si intege nke, ahubwo ni ubwenge. Dore ahantu hagati ugomba kwirinda ugaceceka iyo Imana iri kukurwanirira. Ahangaho uba ugomba guceceka ukadoda. Hari ibihe Imana ubwo yinjira mu kibazo cyawe ikavuga iti, ndibukurwanirire wowe uturize. Muri ibyo bihe umurimo wawe si ugufasha Imana, ni ukuva mu nzira yayo. Mu Kuva 14:4 haravuga hati, Uwiteka niwe ubarwanirira, namwe mwicecekere. Iki ni kimwe mu byanditswe bikomeye cyane muri Bibiliya. Iyo Imana iri kurwana, wowe uba ugomba guceceka ukayivira mu nzira. Abisirayeli bari hagati y'inyanja itukura ndetse n'ingabo za Farawo, bari bafite ubwoba kandi bashaka ibisubizo, ariko Mose yababwiye guhagarara bakareba ibyo Imana igiye gukora. Imana yabatandukanyirije inyanja, irimbura abanzi bawo kandi ibaha inzira batari kubona ubwabo. Iyo ubona Imana iri gukora ku bwawe, ntukivange mu nzira yayo, ntukagerageze kwirwanirira, ntukisobanure ku bantu batumva ibyo Imana iri kugukorera. Ceceka ureke Imana ikore. Dore ahantu hakano ugomba guceceka. Ahantu hakano ugomba guceceka ni igihe umuntu ashaka kukurakaza. Umwanzi akunda gukoresha abantu kugira ngo bagutere uburakari. Azi neza ko igihe yakugushije mu burakari bishobora gutuma uvuga ibintu uzicuza nyuma. Hari abantu bazi neza amagambo yakubabaza. Iyo bakuvuze nabi cyangwa se bakagukomeretsa ahantu uzi neza kubabara vuba,
baba babizi neza. Mu migani 15 igice kimwe yaravuga hati igisubizo cyoroheje gihosha uburakari, ariko hari igihe n'igisubizo cyiza kiba ari cyinshi cyane ari cyiza. Hari igihe igisubizo cy'ubwenge ari ukudasubiza habe na gato. Dawidi igihe yatukwaga na Shimeyi ntiyihoreye, yeretse uwo muntu aravuga, yaramuretse aravuga, aradoda, kandi nyuma Imana ubwayo niyo yamukuyeho ikibazo, niyo yaje irakimukemurira. Iyo umuntu ashaka kugukurura mu mvururu ze, ntukamuhe ayo mahirwe. Guceceka kwawe kuzamwambura imbaraga. Dore ahantu ha5 ugomba kwicecekera. Iyo Imana iri kukuvugisha, iyo Imana iri kuvuga, umurimo wawe ni ukumva, si ukuvuga. Abakristo benshi babura ibyo Imana yashaka kubabwira kubera ko bavuga cyane, baravuga cyane. Yakobo ari mu bice 19 aravuga iti umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga. Imana ishaka kuguha amabwiriza, icyerekezo no guhishurirwa, ariko ntibishoboka niba udacecetse ngo ubanze uyumve. Samweli akiri umwana, Imana yaramuhamagaye nijoro. Muri Samweli wa mbere 3:10 haravuga hati, Samweli aravuga ati vuga kuko umugaragu wawe yumva. Ntiyagiye impaka n'Imana, yaracecetse hanyuma arumva, kandi kubera ibyo yabaye umwe mu bahanuzi bakomeye muri Isirayeli. Guceceka imbere y'Imana ni uburyo bwo kuyubaha ndetse no kwitega amatwi mu buryo bwiza. Dore ahantu ha6 ugomba kwicecekera. Iyo uri mu gihe cyo gutegereza, gutegereza ni kimwe mu bintu bikomeye umukristo ahura nabyo, kandi muri icyo gihe haba hari pressure cyangwa se igitutu cyo kuvuga, kwisobanura ndetse no guha abantu amakuru y'ibiri kuba byose. Ariko hari igihe kuvuga mbere y'igihe byangiza ibyo Imana yari iri kugutegurira. Mu gitabo cy'Ububwiriza 3:7 haravuga hati hari igihe cyo guceceka, ndetse n'igihe cyo kuvuga. Mariya amaze gusoma inda ya Yesu ntiyabibwiye abantu bose, yarabyitekereje mu mutima we, ategereza igihe cy'Imana. Iyo uri mu gihe cyo gutegereza, ntukihutire kwisobanura, ntukabwire buri wese ibyo Imana iri gukora. Irindira gahunda y'Imana. Ceceka kwawe muri icyo gihe ni ikimenyetso cyo kwizera. Dore ahandi ahantu ha7 ugomba kwituriza ugaceceka. Ahantu ha7 ugomba gutuza ugaceceka iyo bari kugushinja ibinyoma. Gushinjwa ibinyoma ni kimwe mu bintu bibabaza cyane. Iyo bibaye ushaka kwisobanura no kwerekana ko uri umwere, ariko hari igihe Imana ikubwira iti reka njye nkurwanirire. Yesu igihe yashinjwaga imbere ya Pilato ntiyivuzeho. Mata 27:12-14 avuga ko atabasubije ijambo na rimwe. Yesu yari azi ko se ari we uzamugira umwere. Yesaya 54:17 iravuga iti nta ntwaro izakorwa ngo igire ikigutwara. Imana isezeranya ko izakurenganura, ariko niba uhora wirwanaho ubwawe, uba utayihaye umwanya wo gukora. Ceceka ureke Imana ibe umwavoka wawe. Ceceka ureke Imana ikuvuganire. Wivuga menshi kuko Imana irahari. Guceceka si intege nke, si ubwoba, si ubunebwe, ni intambara yo mu mwuka, ni ubwenge, ni ukwiringira Imana. Iyo umenye igihe cyo kuvuga ndetse n'igihe cyo guceceka, uba wihaye umwanya wo kubona intsinzi idasanzwe. Umwanzi ashaka ko uvuga cyane, wisobanura kandi wirwanaho, kuko azi ko igihe cyose uhugiye mu magambo budakomeye mu mwuka. Kandi koko ni ukuri, ugira kuvuga cyane uba wataye Mwuka Wera. Ariko iyo ucecetse ukareka Imana igakora, uba umuntu utagitsindwa byoroheje mu buryo bworoshye. Ikiganiro cy'uyu munsi nicyo turi tugisubikiye ahangaha. Turaje mu kanya n'ikindi kiganiro gishyashya. Wowe kora subscribe kugira ngo ujye ubonera ibiganiro byiza nk'ibi ku gihe. Ndabashimiye kandi Imana ibarinde. Ndabakunda cyane, komeze mugubwe neza. She didn't broadcast it.